Umuntu wakoze ibyaha ushaka gukizwa rero akumva ashaka gukizwa, akumva ashaka kwinjira mu Mana, akumva ashaka kuyikorera. Ngiye kubona ubwo nari ndi gusenga mbona inzozi, ngiye kubona mbona ingurube n'ibyana byayo, ariko ingurube nubwo dukunda akabenzi nge mbona atari nziza. Mbona yari ingurube nini kandi mbona ifite ibyana, kandi nubwo yari ifite ibyana nabonaga n'ubundi yenda nanone kubyara ibindi byana. Reka mbivuge gutyo kuko akabenzi karahitinze. Ijwi rirambwiye ngo ziriya ngurube uri kureba uriya ni umuntu uri kwigaragura mu byaha, ariko naza ndamugirira neza, nataza ngo mugire neza nta juru azajyamo. Umuntu ushaka gukizwa kabisa akaba ashaka kujya mu ijuru natambuke hano. Ni twebwe tugomba ni twebwe Imana ishyizeho nka Mose kugira ngo tubaheshe ijuru. Imana izakubwira ngo kandi ba Mose bari bahari. Mukome ayo mashini makeya cyane. Gukizwa ni gucya, kujya mu ijuru ni gucya. Ubu uyu muntu aravutse, inama yazimiye irabonetse, yasize 99 aje gusanganira uyu muntu. None urakoma amashyi gakeya, reka twongere dukomere Imana yacu amashyi. Umuntu yambuye agatekereza kujya ku mupfumu ngo agiye kumurogesha nawe naze. Umuntu bambuye bamaze kumwambura aravuga ngo agiye kubarogesha nawe naze hano Imana imuha ubuzima, kuko Imana irambwiye ngo utababarira ntabwo azababarirwa. Umutima wawe Imana ishaka kuwuzura, ibiganza ntabwo ndi kubyumva. Utunganyijwe n'amaraso hari ubwo yatwuhagije amaraso mbese imyama. Mupfukame kuko Yesu agiye kubagira neza kandi murataha muhura n'ibimenyetso by'ibyiza. Nta wundi usigaye se.
reka dusenge Imana. Ibyo bakuvunye Imana igomba kubikuraho. Amakuru bakoresheje ayo magambo yesha agaciro. N'izina rya Yesu Kristo, wa mwuka watongeye ndagutegetse, reka ubuzima bw'umwana w'Imana vuba, rekura nta muvumo nta karande nta tegeko zakuyobasha. Fata ubuzima bwawe, akira ubuzima bwawe, ibyo batongeye bifashe ubusa, akira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ibyo batongeye bifashe ubusa, akira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagukora ibivumo bye bagushyizeho, akira ubuzima bye mu izina rya Yesu. Ndagukora ibivumo bye bagushyizeho, akira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagukora ibivumo bagushyizeho, izo mbaraga zikugira ngo ubasha gutekereza gutakwiza, akira kunesha cyerukizwe, wakira izi mbaraga mu izina rya Yesu. Amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, akira ubuzima. Imitongero bagutongeye ifashe ubusa, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Imana iramugisha. Twagize umugisha wo kubana na Anastasi. Reka avuke abasuhuze inshuti yacu, inshuti y'itorero, ndetse mu minsi iri imbere arabarimo kudufasha byinshi mu gihe asa nkaho bose bwabuke. Ndashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Uwo mugabo mbonye hagurutse rero muri Covid, mu bantu bakoze ubukwe tukamusezeranya, nakoze ubukwe Patimus niwe musezeranyije. Mbese muri makeya arimo mu minsi mikeya imbere muzumva ari gukora umurimo w'Imana mu matoro ya Patimus, aho ari cyangwa se aho tugiye kuyafungura. Shimira Imana ku bw'abashyitsi bari kumwe natwe. Shimira Imana ku bw'aba abanyamakuru bageze aha ngaha. Ni urukundo cyangwa se ni igikundiro Imana iduhaye. Reka tubasabire umugisha nawe. Imana umugisha, imbaraga n'amavuta menshi. Ikintu cya mbere nabasabiye rero, aba banyamakuru muzabona mu minsi imbere. Imana nsenga nabonye irimo ibahereza perime. Ubwiye ufite perime abaye gukurikirana iki? Aba bahungu bazaba baki? Kuba umukire ni ukuhe se? Ni ukuba uharanira ubwo bukire, ugashakisha umugisha, cyangwa ugakora cyane Imana igahindura inyuma y'amaboko yawe. Yewe reka turebe abantu badakora hano. Abantu badakora mwese murakora. Tugiye gutanga icya cumi rero ubwo n'amakuru kuba mukora rero. Dore tugiye gutanga kimwe mu icumi. Iyo twakoze tukabona 100,000, 10,000 byabo, tugiye guha Imana icya cumi. Korali y'abana umunezero baza hano nabo baririmbira Imana. Ushobora kuza gutura, iyo umuntu bamurogeye mu biganza ndabimenya, bitaza gutangaza uje gutura ibintu bamushyizemo bikakuvaho. Rero gira amahirwe yo gukora mu kiganza cy'umutambyi. Mu kanya turaba turi ku itorero Patimus Innocent, turimo gucungana n'amasaha. Ndagira ngo korali y'abana iririmba rero umunezero. Ni umunezero kandi koko ni mwawe haguka ituro ryawe uzikwaye muri iki kiganza. Mwesheje umugisha. Abakobwa bazabishora. Akimura ishimari kuwaje. Ujye wuhuka ukoze mu izina rya Yesu. Icyo kiganza cyawe uzaba mukoreye mu kwezi itariki 5 z'ukwezi kwa munani. Imana yambwiye ngo izaba iri mu biganza byawe. Haleluya. Akimura ishimari kuwaje mu izina rya Yesu. Ubukwe bwawe burahari, ntuzishingire ku bukwe bwawe. Haleluya. Akimura ishimari kuwaje mu izina rya Yesu. Nawe mu bantu bahawe perezida, akira ubwenge Imana iguhaye. Ahantu ugiye kujya kuko Imana ishaka kukugirira neza. Ibyo ni ibintu birimo kugufata, dore imbaraga barimo gutongera, uwo mwuka nawishe, izo mbaraga nazitongeye, ndazimena ngo ndazinanishe. Akira ubuzima mu izina rya Yesu.
umugisha. Icyo ugomba gukora cyemere, iterambere ryawe rikwire. Akira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abantu bagiye gukora akazi cyane, akira umugisha mu izina rya Yesu. Hari ibyo bakongereye n'abandi bamukongereye, hari ibyo bamushyizemo, ariko Yesu